Rengera ubuzima, igitabo cya kabiri, igice cya 35. Ubwenge bukwiriye. Tubeshejwe hano mu isi no gukorera Imana no guhinduka nkayo mu mico no kuyigaragariza ab'isi nk'uko Umukiza wacu yabigenzaga. Kumenya Imana ni rwo rufatiro rw'ubwenge bw'ukuri n'imirimo myiza yose. Nibwo buryo bwonyine buriho bwo kuturinda ibishuko. Guhinduka mu mico, kugira imibereho iboneye, kumenya gukora umurimo ushinzwe, byose biterwa no kumenya Imana. Kumenya Uwera ni ubuhanga. Imigani, igice cya 9 umurongo wa 10. Yesu yaravuze ati, ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Yohana, igice cya 17 umurongo wa 3. Umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo, umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe. Ahubwo uwirata yirata ibi, yuko asobanukiwe akamenya yuko ari jye Uwiteka, ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi. Yeremiya, igice cya 9 umurongo wa 23 n'uwa 24. Noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Uzayisaba nayo izakumvira, umucyo uzamurikira inzira zawe. Yobu, igice cya 22 umurongo wa 21, uwa 27 n'uwa 28. Icyaha cyangije ubwiza bw'isi. Ku bintu byose byo ku isi uhasanga ubukanda bw'ikibi, ariko kandi haracyariho ikintu cyiza cyane. Ibyaremwe byerekana ko Imana ifite ubushobozi n'ubwiza n'urukundo, ariyo yaremye isi ikayuzuzamo ibifite ubugingo byose. Ibintu byose byerekana ukuboko kurusha abahanzi n'abanyabukorikori bose. Uhereye ku ijwi rikomeye ryo guhinda kw'inkuba n'imiraba ihorera y'inyanja, ukageza ku ndirimbo z'ibyishimo zumvikanira mu biti byo mu ishyamba, amajwi 10,000 yo mu byaremwe ahimbaza Imana. Ibintu biboneka ku isi no mu nyanja no mu kirere, byaba iby'amabara atandukanye cyane cyangwa se ajya gusa, byose bitwereka icyubahiro cy'Imana. Imisozi ivaho iri ivuga iby'ubushobozi bw'Imana. Ibiti bihuhwa n'umuyaga igihe akazuba kabirasiyeho, n'uburabyo bufite ubwiza butangaje, byerekana umuremyi wabyo. Ibyatsi bitoshye bishashe ku butaka nk'umuteguro w'isi, byerekana uko Imana yita ku biremwa byoroheje hanyuma y'ibindi. Ibigobe by'inyanja n'indiba y'isi bihishura ubutunzi bw'Imana. Iyashyize imaragarita mu nyanja n'amabuye ataramwe ameze nk'isarabwayi mu bitare, ikunda ibyiza. Izuba rirasira mu ijuru ryerekana umurikira ibyo yaremye byose kandi akabibeshaho. Ubwiza bwose n'ibyiza bitatse isi n'ibimurikira ikirere bivuga iby'Imana. Amanywa abwira andi manywa ibyayo, ijoro rimenyesha irindi joro, nta magambo cyangwa ururimi biriho, nta wumva ijwi ryabyo. Zaburi ya 19 umurongo wa 2 n'uwa 3. Ibintu byose bivuga yuko Imana ari umubyeyi wita ku bana be kandi akifuza kubanezeza. Imbaraga ikomeye ikorera mu byaremwe byose ntabwo ari itegeko rikoresha imbaraga gusa. Imana ni umwuka, nyamara ifite kamere yayo yihariye, kuko yigaragaje ivuga iti, Uwiteka niwe Mana nyamana, ni Imana ihoraho n'umwami w'ibihe byose. Izo bita Imana zitaremye ijuru n'isi zizacibwa ku isi no munsi y'ijuru. Yeremiya, igice cya 10 umurongo wa 10 n'uwa 11. Ukuboko kw'Imana kugaragarira mu byaremwe, si Imana ubwayo ibiri mu byaremwe. Ntabwo dukwiriye kwibwira ko ibyaremwe ari Imana. Ubuhanga bw'abanyabukorikori bivamo ibintu byiza, ibintu bigaragaza igitekerezo cy'uwabikoze, nyamara igikorwa ntabwo gihwanye n'uwagikoze. Icyo umuntu yaha ishimwe si igikorwa, ahubwo n'uwagikoze. Igikwiriye gushyirwa hejuru si ibyaremwe, ahubwo ni Imana yabiremye. Yaremye inyenyeri za Kirimiya n'iza Oriyoni, ihindura igicucu cy'urupfu kigira igitondo, ihindura n'amanywa umwijima wa nijoro. Ihamagara amazi yo mu nyanja ikayasuka ku isi. Izina ryayo ni Uwiteka. Amosi, igice cya 5 umurongo wa 8 n'igice cya 9 umurongo wa 6. Ubwenge bw'abantu ntibwasobanura umurimo wo kurema. Ni bwenge ki bushobora gusobanura amabanga yo muri ubu bugingo? Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Abaheburayo, igice cya 11 umurongo wa 3. Imana irema isi ntabwo yahereye ku bintu bisanzwe. Yaravuze biraba, itegetse birakomera. Zaburi ya 33 umurongo wa 9. Ijuru n'isi n'ibirimo byose byabayeho kubw'umwuka wo mu kanwa k'Imana. Imana yaremye umuntu ku ishusho yayo. Umuntu amaze kuremwa yaratunganye rwose, ariko nta bugingo yari yagira. Nuko Imana ihoraho imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, maze umuntu aba muzima, ikiremwa gifite ubwenge. Umutima, imitsi ivana amaraso mu mubiri n'iyavana mu mubiri yasubiza mu mutima, imitsi yumva n'ibitekerezo byose bitangira gukora umurimo wabyo, kandi ariko bigendera ku mategeko. Nguko uko umuntu yahindutse muzima, arangwa n'ubwenge n'ubuhanga n'imbaraga. Imana yashatse yuko umuntu waremwe ibindi biremwa byose bimaze kuremwa yagaragaza ibitekerezo by'Imana kandi akerekana icyubahiro cyayo. Umuntu ntagomba kwishyira mu mwanya w'Imana. Mumenye yuko Uwiteka ari we Mana,
niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. Zaburi 100:3. Imana ihora ishyigikira kandi igakoresha ibyo yaremye nk'ikoresha abagaragu bayo. Amategeko agenga ibyaremwe ntiyapfuye kubaho. Ibyaremwe bigaragaza yuko hariho imbaraga runaka ikoresha ibintu byose uko ishaka. Ntabwo ari imbaraga isanzwe ituma isi itanga umwero w'ibyiza byayo buri mwaka kandi ngo ikomeze kugenda izenguruka izuba. Ukuboko kw'Imana ishobora byose guhora kuyobora isi yayo. Imana niyo ituma izuba rirasa, niyo ikingura amadirishya yo mu ijuru imvura ikagwa. Iyo iranguruye ijwi mu ijuru haba guhorera kw'amazi, ituma ibihu bizamuka biva ku mpera z'isi, iremera imirabyo kugusha imvura, izana umuyaga iwukuye mu bubiko bwayo. Yeremiya 10:13. Imbaraga z'Imana nizo zituma ibimera birabya indabyo, indabyo zikumbura n'imyumba ikazamo imbuto. Imikorere y'umubiri w'umuntu ifite ubwiru bubera urujijo abanyabwenge kabuhariwe. Ntabwo ari gahunda yashyizweho rimwe gusa ngo ikomeze umurimo wayo umujyo umwe. Gutera k'umutima, kwimisha kw'amaraso mu mitsi n'agatsi kose kumva n'umuhore wose bikoreshwa kandi bigakomerezwa muri gahunda n'imbaraga y'Imana ibera hose icyarimwe. Imana ituye ahera hirengeye si Imana idakora cyangwa se icura igihunya ihore mu bwigunge. Ikoresha inzira ibihumbi bitabarika ivugana n'intumwa zayo zaho itegeka hose. Imana ibera hose icyarimwe mu nzira z'umwuka wayo. Ikorera abana b'abantu binyujije mu mwuka wayo no mu bamarayika bayo. Ibirangaza abantu byose byo ku isi ntibikura Imana mu byimbo. Nta kintu na kimwe ihishwa, kandi kubera ko ihoraho iteka itegekesha ubushobozi bwayo ibyo ibona ko ari byiza. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Imigani 3:5 n'uwa6. Dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze, ngo akize ubugingo bwabo urupfu, abarinde mu nzara badapfa. Zaburi 33:18 n'uwa 19. Uvugisha impundu abaho igitondo gitangariza n'abaho umugoroba ukubira, wambika umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba, aho unyuze harangwa n'uburumbuke. Zaburi 65:8-11. Uwiteka aramira abagwa bose, yemesha abahitamye bose, upfumbatura igipfunsi cyawe ugahaza kwifuza kw'ibibaho byose. Zaburi 145:14-16. Imana yigaragarije muri Kristo. Imana yigaragarije mu mwana wayo. Yesu umukiza w'abisi yaje mu ishusho ya kamere yayo. Abaheburayo 1:3. Umukiza Yesu akorera mu bikari byo mu ijuru imbere y'intebe y'Imana umurimo wo guhuza abantu n'Imana. Kristo yatwikiriye ubwiza bw'Imana kugira ngo aze kubana n'abantu bamenyerane n'umuremyi wabo badakongorwa n'ubwiza bwe. Kuva icyaha cyatandukanye umuntu n'umuremyi we, nta muntu wigeze abona Imana uretse igihe Imana yigaragarizaga muri Kristo. Kristo yaravuze ati, "Jye na Data turi umwe." Yohana 10:30. Ibyaremwe byose byo mu ijuru no ku isi no mu mazi yo mu nyanja byerekana imbaraga z'Imana, ubwenge bwayo n'urukundo rwayo. Nyamara si ku nyenyeri cyangwa ku nyanja cyangwa ku masumo y'amazi dushobora kwigira ibya kamere y'Imana. Hari hakenewe ikirenze ibyaremwe cyo guhishurira abantu ko Imana iteye na kamere yayo. Yohereje umwana wayo kugira ngo yerekane imico na kamere by'Imana itagaragara. Ubwo Kristo yari yegereje igihe cyo kugeragezwa ari mu cyumba cyo hejuru mu ijoro ryabanjirije kubambwa kwe, yashatse gukomeza abigishwa be bari barindiriwe n'ibishuko n'ibigeragezo. Yaravuze ati, "Ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere. Ngiye kubategurira aho muzaba. Nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye." Yohana 14:1-6. Filipo yaravuze ati, "Nyagasani, twereke Data wa twese biraba bihagije." Yesu aramusubiza ati, "Nabanye namwe igihe kingana gityo, none ntiwari wamenya Filipo we? Umbonye abamaze kubona Data. None ubasha ute kuvuga ngo twereke Data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba ari muri jye?" Yohana 14:8-10. Abigishwa ba Kristo ntibari bazi isano afitanye n'Imana. Yifuje ko bamenya neza iby'Imana, maze aravuga ati, "Igihe kizaza sinzavuganira namwe mu migani, ahubwo nzababwira ibya Data neruye." Yohana 16:25. Ku munsi wa Pentekote, igihe Mwuka Muziranenge yasukwaga ku bigishwa, barushijeho gusobanukirwa. Nyamara kandi nubwo byagenze bityo, ntibakiriye mu buryo burambuye ibyo Kristo yabasezeraniye byose. Bakiriye ibyo babasha kwihanganira, ariko isezerano ryuzuye ry'uburyo Kristo yagombaga kubagaragariza ryari ritarasohora. Ni nako bimeze muri iki gihe. Ntabwo tuzi Imana mu buryo bwuzuye. Intambara nirangira, Kristo akerurira imbere ya se ko yemeye abakozi bakiranuka bamugaragarije abandi mu kuri.
nibwo bazasobanukirwa neza n'ibimeze nk'ubwiru muri iki gihe. Abakira Kristo abaha imbaraga yo guhinduka abana b'Imana kugira ngo amaherezo Imana izabakire nk'abayo koko, kugira ngo babane nayo ibihe byose. Nibakiranuka bazabona mu maso hayo izina ryayo ryandikwe mu ruhanga rwabo. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 3. Mbese umunyabyaha wakijijwe kubw'ubuntu hari umunezero yagira waruta kureba mu maso y'Imana no kumenya ko ari umwana wayo? Ubuhamya bw'ibyanditswe byera burasobanutse. Ibyanditswe bigaragaza neza imibereho yihariye y'Imana n'iya Kristo. Muri iyi minsi y'imperuka Imana yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, kurabagirana k'ubwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Mbese ninde ukomeye wo mu bamarayika yigeze kubwira ati, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye? Cyangwa se ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti, nzaba se nawe azaba umwana wanjye? Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Kamere ya Data wa twese n'iy'umwana n'ubumwe bafitanye bigaragazwa n'isengesho Kristo yasabiye abigishwa bagira ati, sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nk'uko uri muri jye Data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, kugira ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye. Yohana igice cya 17 umurongo wa 20 no 21. Ubumwe Kristo afitanye n'abigishwa be ntacyo butwara kamere yabo. Bahuje imigambi n'ibitekerezo n'imico, ariko ntibahujije umubiri. Ubwo nibwo bumwe Imana ifitanye na Kristo. Kristo amaze gufata kamere y'umuntu, yaje kubana n'abantu ngo abone uko agaragariza abanyabyaha Data wa twese wo mu ijuru. Uwahoze ari ishusho y'Imana itagaragara kuva mbere na mbere, niwe wenyine washoboraga kwereka abantu imico y'Imana. Yahindutse nk'abavandimwe muri byose. Yatungwaga n'ibyo kurya, akagarurwamo ubuyanja n'ibitotsi. Yabayeho nk'abantu, ariko aba umwana w'Imana utagira inenge. Yarageragejwe kandi ahura n'ibishuko nk'uko abagabo n'abagore bo muri iki gihe bahura nabyo, nyamara abaho imibereho itarangwamo icyaha. Yari umuntu woroheje urangwa n'impuhwe n'imbabazi, maze abantu bose bakamwitaho. Yerekanye imico y'Imana kandi agahora akorera Imana n'abantu. Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Yesaya igice cya 61 umurongo wa 1. Aradutegeka ati, mukunda abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru. Matayo igice cya 5 umurongo wa 44 no 45. Kuko agirira neza ababi n'indashima. Luka igice cya 6 umurongo wa 35. Kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Matayo igice cya 5 umurongo wa 45. Mugirirane imbabazi nk'uko So nawe azigira. Luka igice cya 6 umurongo wa 36. Urukundo rw'Imana rwagaragarijwe cyane cyane ku musaraba. Ubusobanuro bwarwo bwimbitse, nta rurimi rushobora kubivuga, nta karamu y'abanditsi ishobora kubyandika, nta n'ubwenge bushobora kubisobanukirwa. Dushobora gusa kuvuga tuti, Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Kristo wabambwe, Kristo wazutse, Kristo wazamutse akajya mu ijuru, niwe bwenge buhesha abantu agakiza tugomba kwiga kandi tukigisha abandi. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhanwa n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu. Kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Ntidufite umutambyi mukuru wananirwa kubabarana natwe mu ntege nke zacu, kuko yageragejwe uburyo bwose nkatwe, ariko ntiyigeze akora icyaha. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 15. Tubonera imigisha yose muri Kristo. Ururabyo rwose twaherewe kutunezeza, turukesha iyo mpano. Izuba n'ukwezi niwe wabiremye, nta nyenyeri n'imwe itaremwe nawe. Igitonyanga cyose cy'imvura kigwa ku butaka bw'isi yacu y'indashima cyerekana urukundo rw'Imana rwagaragarijwe muri Kristo. Umwana w'ikinege w'Imana yabambwe ku musaraba kugira ngo iyo migisha yose y'Imana igere ku bantu. Abantu ntibigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi Mana igira ikimariro uyitegereza itari wowe. Yesaya igice cya 64 umurongo wa 4. Ubumenyi bwo guhindura umuntu. Ubumenyi bw'Imana bwagaragarijwe muri Kristo nibwo bumenyi abantu bakijijwe bose bakwiriye kugira. Iyo umuntu yakiriye ubwo bumenyi, bwongera kumurema ku ishusho y'Imana, bukamuha imbaraga y'umwuka, ariyo mbaraga y'Imana. Umukiza yaravuze ati, nitondeye amategeko ya Data. Yohana igice cya 15 umurongo wa 10. Mpora nkora ibyo ashima.
Yohana igice cya 8 umurongo wa 29. Uko Yesu yari ameze igihe yari afite kamere y'umuntu, niko Imana ishaka ko abayoboke bayo bamera. Mu mbaraga zayo niho dukwiriye kugirira imibereho yo kubonera n'ubupfura nk'imwe Umukiza yari afite. Nicyo gituma mfukamira Data wa twese, se w'Umwami Yesu Kristo, kugira ngo abahe Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubwo ari bwo, mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 14 kugeza kwa 19. Ubwo nibwo bumenyi Imana iturarikira kwakira, kandi ubumenyi bwose butari ubwo buba ari ubusa.